Everyone needs Grow Smart with Angelique YouTube channel. Who doesn't like technology? Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. kunguko. So ngiye kubereka ukuntu dusetinga iyi smartwatch bidasabye ko dusaba ubufasha ku ba service providers abo aribo bose, cyangwa ngo twisange tugiye mu mujyi cyangwa i Remera ngo baduce amafaranga runaka. Bahaye ikaze, mukurikire neza. Kaduhere rero ku gihe, duhere kuri time setting. Murabona ko ahangaha kuri iyi smartwatch irerekana ko ari saa 4:03. Mu gihe kuri telefone, murabona ko kuri telefone ho ari ibindi. Telefone yanjye yo irerekana saa 3:12. So tugiye gusetinga ku buryo iyi smartwatch izajya ikorana na izajya ifata igihe cya telefone, ku buryo ibihe noneho biba bihura. Let's go. Ikintu cya mbere tugomba gukora, tugomba kubanza kumakinga sure ko iyi smartphone yacu Bluetooth iriho. Dore ngiyi iriho, itariho nyine ushyiraho. Hanyuma tukamenya ko na location nayo iriho. Let me set the location. Let me go to settings. Connected devices. Display, wallpaper and style, accessibility, privacy, location must be on. Murabona ko hano location iri on. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ugomba kwitaho cyane ni ukumenya ko telefone yawe iri connected to the internet. Murabona ko ngewe iriho, ushobora kubibonera hano the internet ya MTN Rwanda ukareba niba iriho. Urabona ko iri connected, hariho LTE, ni 4G, ni gukoresha 4G niyo iba ari LTE. Ku zindi hari igihe biri gukoresha 3G, ya byose nta kibazo, kuba nyine internet iriho. Ni ukuvuga ngo tumekinze sure ko ibintu bitatu birimo gukora. Icya mbere ni Bluetooth ukayishyiraho, ugashyiraho location nayo ikaba iri on. Ikindi cya gatatu ukamakinga sure ko telefone yawe iri connected kuri internet. Let's go on. Good. So step ikurikiyeho, uraza ukamanura gutya, hanyuma ukareba hano hantu hari akantu ka scanner. Hano ka scanner sinzi niba muhabona neza. Turamanura gutya, kande kuri kano kantu ka QR code. Yes, hanyuma duhite duscanninga na telefone yacu. Iyi nayo igomba kuba ifite QR code. So ngiye guscanninga turebe iri connected, ikoresha iyihe application. Kuzana continue to app. So ngiye guscana. Right. I'm scanning. Wow. Muri kubibona biri kuba. So hari link ijemo hano muri telefone, niyo ngiye gukoraho. Iyi link niyo ngiye gufungura menye iyo application bikorana. Nihakanda isinyeka ko ikorana ni application yitwa Le Fan Happy Exercise Health Life. Ubwi application niyo ngiye kuinstallingamo. Ndaza muri Play Store. Ndetse nandikamo hano Le Fan. Nanditsemo Le Fan, dore ngiyi. Urabona ko isa n'iriya twabonyemo. Then nkahita nkora install 1%. Urabona ko irimo installingamo. Turategerezaho gato. Mwibuke ko nta muntu ukora installation adafiteho internet. Udafite internet ntago bikunda. Rero urabona ko biri kwihuta. Kari akantu kameze nk'akazeru kakerekana progress. Kaba karimo kayerekana uburyo
application birimo irajya muri telefone yawe. Irakomeje, urabona ko iri hafi kurangira. Nimara kuinstallingamo iyi app rero ni nkaho dusoje, hari abasigaje gushyiramo za settings zindi nkeneye kugira ngo bigende neza. Okay, muri aka gace gakurikira turafungura iyi app, hanyuma mbereke settings tugiye gukora zijyanye n'ibintu runaka twifuza. Kadukomeze. Voilà, le fan turayifungura, then tukande kuri IC. Ni options zigenda ubona, ubundi hano iyo uhageze ugenda usoma, biba byoroshye. Next. Okay, le fan ngiyi yafungutse. Murabona ko hano harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo sports record. Iyo ukanze kuri sports record, please enter unregistered account is okay. Hano bari gusaba gushyiramo email, hano kanshyiremo email nakoresha iyo nsanzwe nkoresha hano muri telefone yanjye. Nizere ko nta muntu utagira email cyangwa se utazi kwifungura. Aramutse ahari nyine atazi gufungura email yiwe, yabyandika hano muri comment section, azabigisha uko bafungura email account, kuko ibintu byose, hafi ya byose dukora biba bisaba kuba ufite Gmail account. Gmail. Okay, nashyiramo email yanjye, kankore next. User agreement and privacy, hano uba ugomba gukora agree and login, kuko disagree uhita uvamo. Please enter the verification code has been sent to. Hari code bohereje kuri iyi email yanjye, tugomba kwishyiramo hano. So I'm waiting for it. Okay, code yoherejwe kuri email address, ndi kuyireba kuri computer. Ndabona ari 283395 283395. Oh yeah, 95. Then ugahita ukanda hano kuri register. Permission, usage, instruction, fitness. Okay. Allow the fan heard to access your physical activities. Yes, I have to allow it, kuko hano hari sports record. Ndagira ngo nzajye mu gihe hari movements ndi gukora nambaye iriya saha, hano bigiye biba biri recorded. Noneho hari ikintu bita sleep, ibintu by'ibitotsi. Murabizi ko gusinzira nyine ni ingenzi cyane. Ndabona le fan hano izana ibintu bya advertisement, kamfunge hano. Umuntu aba agomba gusinzira nibura amasaha 8. Nshatse rero kuzajya trackinga n'ibitotsi, hano nshaka kubishyiramo, but let me skip it. Ibi hari n'ibintu bya heartbeats, byo irabigira, iriya smartwatch irabigira n'ubusanzwe. Urabona ko not completed, nta data zirimo, kwa ko nyine nta kintu ndashyiramo. Okay, now kansubira inyuma gato, harimo ibya blood, oxygen, steps. Rero za steps nizo mba nshaka cyane. Ninkanda hano kuri steps ni intambwe, wenda kuba utabizi. Hano rero walking steps 10,000, more steps every day can speed up metabolism to a certain extent. Ibaze ubundi target ya nyayo ni ukuba wagenda intambwe zigera mu 10,000 buri munsi. Simbizi niba byoroshye, ariko ni target umuntu ashobora kwiha. Rero hano igenda, iyo wamaze kubihuza igenda ikwereka consumed kilocalorie, ikakwereka distance wagenze, mbese ukahita umenya sinagenze intambwe izi n'izi, none ubwo nabashije gutwika kalori zingana gutya. Ubundi niyo ya mbere nashakaga. Hari n'ibintu, hari na practice yitwa stand. Hano mukibona guhagarara nabyo burya ni practice nziza nyine ku muntu. Natwe twirwa mu ma offices, ntabwo bari byiza kwirwa wicaye
ushobora guturakinga nyine inshuro wahagaze igihe wicaye, nyine igihe wambaye iriya saha. Yego, harimo n'ibindi health clover, blood pressure, ibi byose izajya ibipima. Murabona ko kugeza ubu ibintu ni sawa. Hano hari akantu bita noneho device. Iyi tab ya device hano nubwo ari gato ariko ndakeka muhabona, ndimo ndakoresha ibishoboka ngo telefone muyirebe neza. So ahangaha murabona ko hari watch 9 niyo watch yanjye. Ngiye gukanda kuri reconnect, nuvuga ngo noneho ubu ndi guconnectinga ya saha yanjye n'iyi telefone. Hano iyi iravuga ngo allow the fan health to access this device's location. Ndahitamo while using the app, mpite nkora allow. Ubu ngubu urabona ko handitsemo ngo connected already. Urabona ko ubu yabaye connected. Ubu isaha, ubu tunarebye n'isaha twasanga yagiye ku murongo, ko murabona ko amasaha bihura. Hano ni 3:42, 3:42. Ubu twabikoze, bravo. Isaha yacu ubu ngubu twamaje kuyihuza. So turacyakora settings kuri le fan. Rero hari settings tugomba kuyiha cyangwa se permissions tugomba kuyiha. Turajya muri apps, noneho dukande kuri le fan, tugende tureba for the notifications. Urabona ko ziri on zose. Turebe permissions turi buyihe. Le fan permissions. Turebe kuri location, allow all the time. Aha ni sawa. Use precise location, that's cool. Kugira ngo kuko ndashaka izajya ibara calories per kilometer, cyangwa nyine niba nagenze intambwe runaka ni ahantu hangana gute, hareshya gute, mbashe kubona ibipimo bya nyabyo. For the nearby devices naho turakora allow. Body sensors, nayo turahita dukora kuri allow. Turebe aha kuri calendar, naho kankore allow. Call logs nayo allow in case nifuza kwitabira kuri telefone. For the camera, I don't think I need this. No. Kwako kamera ntabwo nzafotoza. Nta mafoto nshaka kurebera kuri smartwatch. Contact zo nabikora. Let me allow. Files and media ntabwo ari ngombwa. Microphone ni ngombwa. Yego. Phone nabyo ni ngombwa. Let me do allow. SMS nabyo ndakora allow. And then ndumva nta kintu gisigaye. Ushaka removing permissions zose wakanda kuri kano kantu, but then ntabwo ari byo dushaka. Okay, so far mu bigaragara refani yacu twayisetinze neza. Bibutse ko refani ni application ikoranye nyine ni smartwatch, nyine bikorana ku buryo igufasha kuyisetinga bigakorana na telefone yawe, ukajya ubona information kuri telefone yawe. Murabona ko deja time twashakaga gusetinga byabaye. Find device, aka kantu ko gufindinga device. Urabona ko kuri telefone nkoze find device, iyi ngiyi isona. Birakora. Find device isona.
same way hari ukuntu nzaba mfite nambaye smartwatch bandekere nambaye smartwatch noneho nkabura telefone na hano ushobora gukora find device hano ukabibona iyi telefone igasona remote what allow the fan her to take pictures and record videos. Don't know what is remoting. To reminder weather okay. Weather ndumva n'ubundi giza by default. Uburyo byabaye connected already. Iyi ntuze irimo iravugira hano muri kwisaha. Okay, let's go back once. Ino advertisement yarijemo weather push urako iriho nzajya ndeberaho nyine ikirere ukuntu gihagaze. Harimo even other settings sinzi ibindi birimo, but so far ibyo nkeneye byabaye set. Mobile phone permission setting, graphic tutorial, ibi ngibi ndumva katurebe, cleaning and protection, message notification, go to settings, mobile phone settings, notification, the fan. Yeah, setting application permission, baragenda berekana ibyo nshaka kuzajya mbona hara ku telefone uko nabisettingamo hano, and I think ndakeka byose twabikoze nta kibazo dufite kugeza ubu ngubu. Igisigaye no kuryoherwa ni smartwatch ajya nyikoresha buri munsi. Umva setting yaheruka ikorwa rero ntibazakubeshye ngo baguca amafaranga menshi ngo urimo urashaka gusettingisha nyine smartwatch. Mwabonye ko ari ibintu byoroshye buri wese yakwikorera, biroroshye cyane ntabwo ari ibintu bikaze. Uwaba yagize ikibazo icyo ari cyo cyose yambaza. Rero dore nka nabwira akantu kameze nka telefone hariho akantu ka search ndizamubibona neza. Uhita ugakandaho ugakora start. Iyi ngiyi iri ku vibrating nuko harimo vibrate, ubundi uhita wumva iri gusona kugeza igihe uyiboneye. Ngayo nguko murabona ko smartwatch ni igikoresho cy'ingenzi buri wese atabura gukoresha. Mwakoze cyane gukurikira, nizeye ko iyi video yabafashije. Niba wayikunze ukore kuri like kugira ngo n'abandi bose bazaze kuri iyi channel yacu badukurikire, kandi YouTube ibashe kuturekomendinga ku bantu benshi. Kandi niba nanone wumva hari ikibazo ufite ugisiga hano muri comment section, hanyuma n'ibindi mwifuza ko nazabafasha mwambwira ko iyi channel ni nshyashya tutangiye vuba aha ngaha, dukeneye nyine ko mutubwira ibyo mukunda tukaba ibyo tubafasha. Mwakoze cyane gukurikira, mugire ijoro ryiza cyangwa se mugire ibihe byiza ahantu muri hose. Bye.